kandi ujye ukura amazamu rwagati sishaka amazamu hagati aho ngaho. Uwakoye akora iyo ashaka, igituza cy'umugore kigira network ujye uhamamo cyane. Abagabo bose mubona n'ibyishimo nta handi bituruka ni hariya kwaje. Kubw'Imana turishimye. Ibyishimo waduhaye byadusabye ku mutima. Nta kindi twakwitura uretse kugusabira Imana ngo iguhaze uburamye, uretse kugusabira Imana ngo izaguhe kubyara abahungu n'abakobwa, uretse kugusabira ihirwe nk'iryo twagize tukurebaho ngo nawe uzicare hari ureba abana bawe aho ngaho. Utuzaniye mwiza turanyuzwe. Uyu munsi winjiye mu ruhando rw'abagabo bakuze, ndashaka kuguha impanuro rero zikwigiza imbere. Ibyo ukora ubikorana umwete, uri n'umuhanga, uranahamagara bigakunda. Dore ifaranga rirembuje mu buryo riraza rirakwizihira, ariko ngiye kukubwira iby'iyo ntambwe rero uteye. Umugore burya ameze nk'umwana. Umwana iyo atitaweho aragwingira. Iyo umugore batamwitayeho rero waragumuka. Uzarinde uwo mwana kugumuka. Gikombe cy'isi gisezere wawe dore ngira icyo. Sibyo? Abantu turimo turarara twicaye ngo hari imipira iba saa 9. Kandi saa 9 nibwo abagabo batangiye kwinikiza inka. Ugatuma inka zimira. Nguheniye mu mateleviziyo. Sibyo? Hanyuma kandi hari ijambo ryavuzwe na Nyirarumaga. Yaravuze ngo imbere y'inyegamo hagomba gutamba ineza, ngo kandi hagasasirwa indi. Aravuga ati imbere y'inyegamo ugomba kuzirikana ko ugiye kwerekeza imbere ye nta mbereka igomba kuhabanza. Ati habanza umutima, ingingo zikaza kunogereza igikorwa. Ati iyo wagenje utyo ugacacura ukavuza ubuhabya ngo inkindi kenyuruke, ngo Imana irururuka igakura y'urujijo ikabakoma amajune, muri iryo joro hakaboneka ikibondo sha. Ukazabona uko jisha umugongo, twese tukazishima, tugasizana cyane tuvuga tutababana tubakandi birenge, tubunga umugongo musubireyo. Uyu munsi rero tugiye kuguha inshingano. Ibintu wakoraga byose, hafi ya byose birajyaho ingereka ngirana. Gukora birahinduka gukorana na Esther. Sibyo? Kugenda ubwo birahinduka kugendana rwose urabikoze jana kuri. Nkunda kufata vuba cyane. Gusenga ati n'ugusenga na nshuti yahise abifata. Kuryama ati turaryamana ni na uzajya wongeraho yonyine. Kubyara rero bizaba kubyarana. Uzabyarana na Esteri, murambane kandi ntimukarambirane. Inshinga imwe niyo tugiye gukora ingereka ngirana. Kurya ntabwo ari ukuryana, ahubwo ni ugusangira. Muzasangire byose na bose, ibisaguka muzasagurira amasoko. Sibyo? Imana ibareberaho mutareba, ibarinde umurozo hepfo y'inzira no haruguru y'inzira, mugenda mugaruka Imana ibarebereyo, kandi bahe gukungahara. Urugo rukize rurubahwa, urugo rukennye bararunena. Nirukanye nenesi urugo rukennye mu rugo rwabo. Uvuge mutima izina rya Yesu. Imigisha Imana irayifite yo gukungahara irayitunze, ntimuzayitakobwe. Muzafungurire bose, cyane cyane abenzi bakennye muzabakenyeze imikandara. Mugire umugisha w'Imana, tuzishima twongeye kubona umwaka utaha iki gihe mutakiri babiri, ahubwo mukikisha mimwishutse. Muragahirwa n'Imana. Tiyange rero kubw'Imana ndifuza kuzajya uteguza iwawe, kandi ikindi ukamenya ko abagore bakunda kurema isoko. Ujye ku mugore arema isoko. Hari abagabo nabonye baradukanye ngo ni ukubyizanira. Ntukabyizanire. Ujye ku mugore arema isoko. Cyakabiri abagore bakunda imyambaro. Ujye umureka agura imyenda. Umugore aba afite garderobe yarabuze aho abishyira, ariko yahura n'ikanzu akagura, yahura n'inkweto akagura. Abagore bakunda imyambaro, ujye umureka agura imyenda. Kandi umugore akunda kujya kuri banki rero.
bira bintu mwadukanye ngo tubikoresha telefone oya byo bihambira atege moto bijyane kuri sako yirirwa tonze uriya murongo birabashimisha iyo hari umuhamagara avuga ataro sheri yari yantumye muri banki ariko hari umurongo nimba yo ndakubwira ni ishema ry'umugore rimushimisha kuruta ibiryo ugire ku mugore ajye muri banki nuko mubibonye tumurekeye aho andi makuru ushaka kubaha nanone mutamenye amashyi uriya afite umumaro umwe wonyine amashyi ntiwayakoma kuri butike ngo gukope n'ikibiriti akamaro k'amashyi ni ukuyaha umuntu wayakeneye ukomeze nk'uyabikije muri banki kazayabikuza nawe wayakeneye mujye mubitsa amashyi nawe muzayiturwa nk'iriwe bisaba murekera imbwa bimaze kuba abasirimu ayarahagije ndagira ngo nguhe urubanza ngure kubanze ugeze urundongozi nkuru y'umuryango umuhe ikaze unamutumire muri iki gitaramo tuze gucyura inganji kagira imana. Reka mbanze kwinjiza mu nshingano y'izina bashiki bawe bazana izimano zimanira inshuti yanjye Nkeramihigo. Nkeramihigo uraho se? Karabe kabiri amahoro narinda hari ariko naho ngaho nahagera buryo ntago ndakamuka urugendo se rwakubereye rwiza yewe we uzi wanyu ntabwo arwarubona ntabwo wasitaye asa n'umwana ujye wawe utabara iminsi nta kibazo byanteye rwose baraho umuryango mugari wa Munyangaju kwa Munyangaju baraho iyo wambonye nkaza ndimo kumwenyura ahubwo bambwiye ngo mutahe ntiwumva nicyo nabazaho burya ngo nubwo nakubona umwana umwe si umuryango ndabyumva kandi igiti kimwe si ishyamba niyo mpamvu habaho intashyo y'umuntu yazindutse ati abasigaye inyuma barabatashya rwose umubyeyi Sezirahiga yaratuganirizaga akatubwira ngo we witegura uwo ukunda ukubura umuharuro ariko ugategura n'izimana yego nagira ngo wigire imbere nkuvunyeho be hanyuma ngo tumire ku gicuma dusangire yewe we ibyo turabisangamo ariko ndumva atari ibya none rwose kuko nzi ko iyo nageze mu muryango wa Sezirahiga bisa nawe wageze mu muryango wa Gusitini nta n'urwara inzoka ahubwo turwara imishyi ariko twubatse ibigega bakaducisha no mu misoto uraho wanyuze mu misoto Jean Pierre uraho ni amahoro se ariko uwayikunyujijemo yarakanze cyane nagize nte uwayikunyujijemo uko yahasize umuvure wakada ari umuvure ahubwo ubu gute hasize ntawe uraho se twari turaho bose muraho mwese kwa Munyangaju murakaza neza mu muryango bakunda kandi wabiteguye ngo basige urugwiro ibi byicaro murimo abataramye n'amazimano nta wundi mushyitsi w'icyubahiro twiteguye uretse mwebwe kwishyira no kwizana bibarange rero ariko zitukwamo nkuru ngiye kubanza kwakira mu mwanya wanjye nanjye iyo nazaga niwe yabanzaga kundahiraho kunyakira uri mu muryango wa Sezirahiga mbanza kubwira ko kwa Sezirahiga ntimuraho mwese mu izina ry'uyu muryango ndi kumwe nawe turavuze ngo tubaye amashyi n'impundu bantu biwacu nagira ngo amahitamo yawe akire nayo mbere ugena baririmba n'indekwe uri rwa mucyo rwisesura imbibi ukaba umushyitsi w'ingenzi ukabimena muri twe nagira ngo rero nanjye ngo sige urugwiro hari uburyo babwira ko ndi n'imena mu gitaramo imena mu gitaramo turavuga kuri imena y'urugamba mu gitaramo cy'abahizi turavuga kuri imena namumera amashyi y'umugabo yavuze ko imena mwebwe muri ku buzima bwacu n'abacu dusangire Jean-Pierre uko mutahindutse n'amazimano yanyu ntabwo yahindutse ni ukuri ndumva uko mwari muri
niko mbasanze ahubwo nsanze mwarasumbyeho. ni ukuri Ejo bundi ntabwo mwashyiragamo ubuki mwengaga imihama gusa, none ubu twatangiye guturira no gukangaza. ni inkangaza ni rwose. ukuri twongere dusome. hanyuma ndagira ngo uyu mwana muguhe imirimo yose utatuma yemusi uzajya uyituma uyu mwana w'umukobwa. Twumvise mwana wa nubwo bakumpaye ndaguho mungana umenye umenye ungana na so kandi wakubera so bukwe. ndakwiye uwo mungana uyu we uvuye iwanyu kandi ugiye iwanyu. uyu rero ndacyamukeneye niba uncira inzara ntizigiye kuzashokumbura. ariko se ugucira inzara ngewe ntabwo kandi muguhaye ndamuguha ukabamba bombi. waba undiriye mu mibare. uretse turabiganiraho. hanyuma kandi MC bashiki bawe na barumuna bawe babwire bazimanira abashyitsi bose, buri wese bamuzimanira uko abashije, n'abasangwa kandi babongereye bahoze basoma. hanyuma umushyitsi w'icyubahiro mfite n'uriya mubyeyi nshuti yanjye ubirereke umuha umwanya atebukana ubutumwa, dore ko ubutumwa bwe ari ingenzi wacu. turakagwira ngo ndagukunda. umubyeyi arankunda kandi yambwiye ngo nze kuvuna umuheha niyongeza undi. reka nsaba abanyagikari b'iwacu izo ntango muziterure muze muzimane, kandi serivisi twese dufatanye na protokole twihutisha izo gahunda nk'uko umubyeyi yaciye iteka. izo ngingo muzizane tuzisangire tudasaranganya nk'uko twabitojwe mu muryango. batunywere dufite iminywere. muri umuntu w'umuzungu uzamureho gakeya nanjye ndebe izo nkurikirane izo nshingano umubyeyi yanshinze. mukanya ndaje nakire indongozi nkuru y'umuryango yaje tugana dukomeze n'izindi gahunda. none Jean Pierre haguruka uze hano. banguka oya wagira ingata ntaraguhekera none ubwo byakunanira. itegereze muri abantu bose twicaranye ndebera umuntu ugukwiye utazavuga ngo naguhinduriye. umuryango wa Munyengaju wakubereye indyarya. reba muri uyu muryango nyereke zitera n'ubuhe. ntabwo nagomba guhitamo. reba umurebe namukuzaniye. ubupfura bwawe ntabwo ari ubw'ubufindo. impindura werekeye Imana y'ikizirema ntabwo ugira impindura ku rurimi. ubwo Esiteri niba wamuzanye baguha amashyi. ubwo se ayo ni amashyi ni ay'umwana cyangwa ni ay'umusaza? nimuyakuze nawe ni mukuru. noneho rero Jean Pierre ubwo nkaba nanjye nguhekeye ko nzi ko uri umugabo unyurwa. kuko nanjye si mpindukira aho ndyamye ariko si mpindukira mu ijoro. ndabizi rwose. sinahindura n'icyo naguhaye. niba naguhaye inyana ntabwo nahindura ngo nguhije igisha. ni ukuri. none naje nguhekeye urebe n'umuryango twari turi kumwe Umunyengaju. n'imfura twaje tuguhekeye turi imfura kandi turabisanga nta twabaye imfura none. nibyo ndabizi waje kandi ubizi utarabibwiwe. nzi ko utagiye no guturaguriza abandi ngo harabajyaga kuraguriza ngo bakaraguza rusake ngo bakaraguza urugimbu. ariko twebwe kubera urukundo twari dusanga. urukundo rwahamije icyica urwango rupfa amarabiri. ni ukuri kwiba. ni ukuri ubwo ntabyo nguhekeye ahubwo n'abandi bitegereze. urebe umugabo sezereye gavuze tuzamwane muri uriya muryango. nanjye nahoze mwana nawe. yego bantu b'Imana rero nanjye abo twari turi kumwe bampera amashyi nubwo muri mukunze bari kugabona mwishimye cyane. ni ukuri umwana arinze. nagira ngo sabe yaba haruguru ndetse no hepfo amashyi n'impundu biririkize dushime umusaza. amashyi murayasubira. impundu kandi ndifuza ko zihetura. impundu buriya zivuga inshuro eshatu iyo ari iz'ibirori by'umuco. turasubiramo rimwe mu ndimi deni. amashyi n'impundu. ntiwumva de
ubundi sindi bubirarireho ibintu bimbasha nkumva ncitse intege ni impundu z'ababyeyi. Iyo nzumva ncika intege numva rwose nkumva ko umuco wacu ari mwiza. Nshuti yanjye kandi muryango mugari wa Munyangaju, turagira ngo tubashimire ubupfura, tubashimire ko mwasomye Bibiliya ariko hakaba ibyo mutora nk'amateka ntimubigire umuco baranga. Bibiliya itubwira umugabo witwa Labani wasabwe umukobwa witwa Rasheli. Umunsi wo kumuheka ugeze, aheka utari we azana Leya. Icyo gihe byabaye icyasha kubera ko umwana atari we yabanje mu mutima, byamuteye guharika. Burya umuco w'ubuharike ukomoka kuri uriya mukambwe Labani. Haramubwira ati ubwo urimo gutsirota nawe mukorere nguhe babiri. Ntabwo Yakobo ahaguruka yari afite umugambi buryo wo guharika, ariko kubera ko urukundo rwabanje mu nda aravuga ati ntacyo ndabatunga ari babiri, ariko mbone Rasheli nagokeye. Yari yaramukobokeye kayamvuga. Mwebwe rero muri imfura, uwo twabasabye niwe mwaduhekeye. Ndagira ngo ngutume kubera ko wanga gutenguha tuma mukuru, utubwirire Munyangaju n'umuryango mugari uti mwahaye abatagira ubugugu, uti mwahaye abatagira ubwandu namba, uti natwe nimudusaba tuzabaha. Udushimire ba nyirasenge wa Esteri badanduye bakarambya abandi bagatsinda akabero bakishingikiriza akaboko, bakamubwira kari imurori ibanga babwira umwari ukuze wakundiye abamwibaruka. Wabwira uti nimuryame mushyire umutima ku ishyaha, uti muri uyu muryango ari defense. Tuzi ko ibihango by'Abanyarwanda ari 8. Igihango cya kimwe kiba ku isonga, kugabirana inka biza ari ubuheta. Ubuheture ni iki gihango turemye none. Iyo Abanyarwanda barema iki gihango baravuga ngo uzagitatira kizamwica. Wabwira uti ntambitse igihango izaba muri iyi miryango, uti nta na rimwe sitera azagaruka iwanyu yikoreye ibipfurumba aje kuyaga umuruho. Utasanze ababyeyi buzuye impanuro, nasitara bazamuhugura, natera bazamwereka inzira. Iwacu abakazana bahageze bagira iteto nk'iry'abana tubyaye, sibyo? Ko mutabihamya ubwo se yo namashyi. Andi makuru ushaka kubaha abanyarutonde cyane cyane, buriya utashye ibirori by'umuntu ugakoma amashyi ukavuza impundu, ubuhamagara ibirori wawe. Nimubona abaturage bagira ibirori we ntubibone, ujye umenya ko rero wabyimiriye. Amashyi uha abandi niyo ahamagara ibirori mu rugo rwawe. Mwahamagara ibirori mu rugo rwanyu ariko muyasubire, twongere dusubizemo rushahurane. Nuko muhamagaye ibirori wanyu, nimubigira muzampamagare nanjye nzesome ku gasururu. Ndagira ngo sabe umuhungu wanjye Biziyaremye kubw'Imana uhagurutse nawe, kongera wicare uhaguruke neza utavunika imbavu. Haguruka turebe. Mwamubonye kubw'Imana uko haguruka? Buriya nuko mubibonye tumurekeye aho. Andi makuru ushaka kubahana none mutamenye, amashyi buriya afite umumaro umwe wonyine. Amashyi ntiwayakoma kuri butike ngo ukope n'ikibiriti. Akamaro k'amashyi ni ukuyaha umuntu wayakeneye, ukomeze nk'uyabikije muri banki kazayabikuza nawe wayakeneye. Mujye mubitsa amashyi nawe muzayiturwa nk'iriwe bisaba. Murekera imbwa bimaze kuba abasirimu ayarahagije kubw'Imana. Biriwe se ariko uzi ko ntarinzi kugira umucyo nk'uwo. Niyo toroshi kumurikaho cyangwa ni umutima? Ndamutse undi mwana rero, kandi ujye ukura amazamu rwagati, sinshaka amazamu hagati aho ngaho. Uwakoye kuri yashaka igituza cy'umugore kigira network, ujye uhamamo cyane. Abagabo bose mubona n'ibyishimo nta handi bituruka, ni hariya kwa Jero.
kubw'Imana turishima. Ibyishimo waduhaye byadusabye ku mutima. Nta kindi twakwitura uretse kugusabira Imana ngo iguhaze uburamye, uretse kugusabira Imana ngo izaguhe kubyara abahungu n'abakobwa, uretse kugusabira ihirwe nk'ibyo twagize tukurebaho ngo nawe uzicare hariya ureba abana bawe aho ngaho. Utuzaniye mwiza, turanyuzwe. Uyu munsi winjiye mu ruhando rw'abagabo bakuze, ndashaka kuguha impanuro rero zikwigiza imbere. Ibyo ukora ubikorana umwete, uri n'umuhanga, uranahamagara bigakunda. Dore ifaranga rirembuje mu buryo riraza rirakwizihira, ariko ngiye kukubwira iby'iyo ntambwe rero uteye. Umugore burya ameze nk'umwana. Umwana iyo atitaweho aragwingira. Iyo umugore batamwitayeho rero waragumuka. Uzarinde uwo mwana kugumuka. Gikombe cy'isi gisezere wawe dore ngira icyo. Sibyo? Abantu turimo turarara twicaye ngo hari imipira iba saa 9. Kandi saa 9 nibwo abagabo batangiye kwinikiza inka. Ntugatume inka zimira. Nguheniye mu mateleviziyo. Sibyo? Hanyuma kandi hari ijambo ryavuzwe na Nyirarumaga. Yaravuze ngo imbere y'inyegamo hagomba gutamba ineza, ngo kandi hagasasirwa indi. Aravuga ati imbere y'inyegamo ugomba kuzirikana ko ugiye kwerekeza imbere ye nta mbereka igomba kuhabanza. Ati habanza umutima, ingingo zikaza kunogereza igikorwa. Ati iyo wagenje utyo ugacacura ukavuza ubuhuha bya ngo inkindi kenyuruke, ngo Imana irururuka igakurayo urujijo ikabakoma amajune, muri iryo joro hakaboneka ikibondo sha. Ukazabona uko ujisha umugongo, twese tukazishima, tugasizana cyane tuvuga tutababana tubakanda ibirenge, tubunga umugongo musubireyo. Uyu munsi rero tugiye kuguha inshingano. Ibintu wakoraga byose, hafi ya byose birajyaho ingereka ngirana. Gukora birahinduka gukorana na Esther. Sibyo? Kugenda ubwo birahinduka kugendana rwose urabikoze ijana kuri. Nkunda kufata vuba cyane. Gusenga ati nugusenga na nshuti yahise abifata. Kuryama ati turaryamana ni nawe uzajya wongeraho yonyine. Kubyara rero bizaba kubyarana. Uzabyara na Esteri, murambane kandi ntimukarambirane. Inshinga imwe niyo tugiye gukora ingereka ngirana. Kurya ntabwo ari ukuryana, ahubwo ni ugusangira. Muzasangire byose na bose, ibisaguka muzasagurira amasoko. Sibyo? Imana ibareberaho mutareba, ibarinde umurozo hepfo y'inzira no haruguru y'inzira, mugenda mugaruka Imana ibarebereyo, kandi bahe gukungahara. Urugo rukize rurubahwa, urugo rukennye bararunena, nirukanye nenesi urugo rukennye mu rugo rwabo. Uvuge muti izina rya Yesu ariko. Imigisha Imana irayifite yo gukungahara irayitunze, ntimuzayitakobwe, muzafungurire bose, cyane cyane abenzi bakennye muzabakenyeze imikandara. Mugire umugisha w'Imana, tuzishima twongeye kubona umwaka utaha nk'iki gihe mutakiri babiri ahubwo mukikisha mimwishibutse. Muragahirwa n'Imana. Murakoze. MC iby'ibi birori rero ndashaka kubigushyira mu biganza. Uyu munsi twawugeneye kubw'Imana na Esteri. Hagira umuntu ukubwira ngo ihutishe. Yobora ibirori uko ubyumva, nidufata undi munsi utaha saa 9 byakuweho. Sibyo? Gerageza rero igikombe cy'isi wenda kikureba ufite ubuhugiyeho. Ntabwo ndagira demarare nk'ubwaba bakambwe, njye navuga umvugiramo nta kibazo. Baraza gutambuka ahangaha abageni bacu Alex na Esther. Ubwo abantu mwambwiraga ngo nihutishe, umubyeyi arambwiye ngo mbunume hano yongeza undi nta muntu ushaka akanyongorera.
ku gahunda ni mu kanya saa 10 turaba tuvuye hano. Bagukomere mu mashyi ntacyo, dore umubyeyi yahoze ababwira ko amashyi masabano nabwo duturagurika nka nyirakagora hari nuko ngenda umwana. Murakoze cyane, n'ubundi aho kurara udakinze wakwegekaho. mushuneho muranteza ugutwi gusa. Mu bitabo bishyigikira ingo hari impamba nagukuriyemo nshaka kuguha. Ubundi kubaka urugo birashoboka, kandi ushaka kubaka urugo ruramba ubirebera mu bo byakunze. Abo byananiye urababererekera ndetse ukabagendera kure, niyo nsinzi yo kubaka urugo. Baravuga ngo umugabo cyangwa umugore w'umupfapfa yishimira kubona uwo bashakanye ari mu ikosa, ngo ariko umunyabwenge ngo abigendera kure nk'uko umuntu ahunga coronavirus. Anyumvise? Umugabo w'umunyabwenge rero yashaka kubaka urugo ruzaramba, iyo agiye gutaha arateguza. Akora kumvise? Haro madamu, cyuhiriza amazi yo koga ndaje. Kandi ufite shofu arabizi ko ari ugukanda amazi akaza. Ariko iyo uvuze ngo shyuhiriza amazi ntabwo ari icyo ubuvuze. Itegure kuri ibikombe by'ibikoma mu nzira. Niba wari mu baturanyi banguka ngo usange mu rugo, niba hari umushyitsi uzi ukunda ariko nge nkaba ntamwumva, mubwira atahe namuhitane. Umugabo rero ateguza iwe kugira ngo yirinde isura mbi yahura nayo atayigendereye. Abagore bagira akazi kenshi mu rugo, hari ubwo n'umwuko yawegeka hariya akabyibagirwa kubera guhoza umwana n'ibindi. Iyo uhasanze nk'umugabo uzanye n'inshuti yawe ushobora kubibona nabi, iryo joro mukarara nabi. Ujye uteguza ugiye gutaha, ntukagenze ibituza by'ibirenge ububa ngo urebe ko wamufatana igihanga kikosa. Iyo ufatiye umugore mu ikosa bitera ishavu, kandi kenshi niwe bihombye. Rero nshuti yanjye ujye uteguza umugore kugiye gutaha, nubwo waba uri mu baturanyi bw'utarona ndaje. Kera basogokuru, ndahera kuri papa, iyo yabaga atashye yageraga mu birometero runaka akaza aririmba. Hari abasaza babizi cyangwa abakecuru bari aho, agaturuka nka hariya ati natashye buguma intare natashye hari natashye ngiye kuri abana baje ati natashye ati mukibanye ati natashye yivovotera hakurya. Mama akamenya ko papa aje, katubwira tumva mutuze mere neza iso yaje. Ibyo bituma umugore yitegura kwakira umugabo. Ariko uyu mugabo agenza ibituza by'ibirenge asanga amakosa atabasha kwikorera. Nshuti yanjye rero kubw'Imana ndifuza kuzajya uteguza iwawe, kandi ikindi ukamenya ko abagore bakunda kurema isoko. Ujye ureka umugore arema isoko. Hari abagabo nabonye baradukanye ngo ni ukubyizanira, ntukabyizanire. Ujye ureka umugore arema isoko. Cya kabiri, abagore bakunda imyambaro. Ujye umureka agura imyenda. Umugore aba afite garderobe yarabuze aho abishyira, ariko yahura n'ikanzu akagura, yahura n'inkweto akagura. Abagore bakunda imyambaro, ujye umureka agura imyenda. Kandi umugore akunda kujya kuri banki rero. Biriya bintu mwadukanye ngo tubikoresha telefone, oya. Ujye ubihambira, atege moto abijyane kuri sako yirirwa atonze uriya murongo, birabashimisha. Iyo hari umuhamagara avuga ati "No, sheri yari yantumye muri banki ariko hari umurongo, nimba yo ndakubwira." Ni ishema ry'umugore rimushimisha kuruta ibiryo. Ujye ureka umugore ajye muri banki. Nagira ngo rero iyo mpamba nyiguhe, iryo utumvise Etienne yari kubikiye uzarisanga muri salo. Nshuti yanjye Nyirabihigo, wanguye neza ku mutima, wanganiriye nanyuzwe. Natangaga impanuro zipfundikira ku musore wanjye, umukobwa wawe namubonanye ubwenge baramuhanuye ba nyirasenge. Nagira ngo rero niba hari ikindi kikuri ku mutima, ntuhabwe ku rurimi kandi ikirenge gihari. Ubwo urumva cyabura
nuko uvuze ngo niba hari ikindi umukobwa yaganiriranye na babarana iminsi 2 yego amubwira ati buretse ndakubwira kandi ko baganira gashize iminsi 2 ku munsi wa gatatu inyana zisubiye iswa umukobwa turi mu kunsenyero rwanjye ndajya murenze imisozi 3 ku musozi wa kane ati mwana watigende n'ejo tuzasubira none urumva ngo nabura icyo kubwira ubundi rero byinshi nagombaga kuvuga nge numvise umwana avuye wabagiye iwabo no kuri impanuro nyinshi wazitanze urakoze ndose ndumva nta kindi nye nakongera ku mpanuro watanze ahubwo navuga banamwe iyo mpanuro mwumvise ahubwo muzajye mumbwira n'inshuti zanyu yego ahubwo ngewe ikindi nakongeraho rero wa muntu yaravuze ati ngiye ku rugendo abwira umugore ati mpfunyikira umutsima w'amasaka ashyiraho n'udushyimbo apfunyika mu birere aragenda ageze mu nzira imvura iragwa yego imvura iguye ati mpamba ninjya kuyugamana muri rwe rugo harimo abana barayirya yego icyo kiro ry'amasa ashyiramo aragenda ageze mu nzu yugamye inzira tura yumva ikijoro kiramugwiriye arizibukira yigira hano nawe kiramugwira arongera yigira hariya atari ko bino ko ndeba inyagirwa biri mu nzu nk'ibyo hanze bimeze biti ahubwo noneho nanjye ndakubwira ngo ndeba bwije turi mu nzu nk'ubu hanze bimeze biti none nakubwiraga ni tutaza kuganira byinshi n'ubutumwa n'umwe nkabwibagirwa kuko ubwuzu bwansaba rwose nta gukomera mu mashyi nkabyo n'umucyo batuma nkamwibagirwa ahubwo nagira ngo umpe inshyimbo yanjye umpe n'akanozangendo njyana ubu butumwa ariko najyana ubutumwa se ko ndeba uyu mwana ari aha ejo nzagaruka musanga aha icyo nacyo nicyo nakubazaga nakubwira nti ntabwo namusigaho yego ndagira ngo nyerekeho ejo nzaza musanga ariko ukabona kumpa akabanda ariko unyeretse ejo nzaza musanga yego iryo nakubwiraga niryo ndumva nta nirinda ariko ejo ni uraza kuba ari uwo gushima ndashaka kubanza gushima abantu b'ingenzi cyane abambere turi bushime ni aba bantu bicaye hagati muri izi ntebe hariya hose hahoze hicaye abantu ariko burya ngo no mu bihangange haba mwimena mwikomera amashyi kuko muri imena kandi si amashyi gusa turabasabira ko namwe nimugira ibirori muzajya mubona bihangana mukabisozanya gusoza ubona intebe arizo uvugana nazo bitera ishavu rero mwakoze kutwubaha aba kabiri nza gushimira aba bana badufotoye ntabwo izina narimenye ariko ngira ngo uyu musarane wa mugongo aha nigeze kubona niba ari Amani Amahoro Studio Limited. Umuntu ushaka ifoto nziza agashaka video nziza azajya ashaka Etienne guturuka mu Mahoro Studio Limited. Aba bantu kurikije uko bambaye bararimbye batwubashye. Kera narinzi ko umufotogarafa agomba kuba yambaye imyenda icitse mu mavi ariko bo bayifuze kandi nticitse. Umuntu rero atanga serivisi zingana n'imitekerereze ye, tekereza ko abana baduhaye amafoto meza tuzishima. Abandi bantu bo gushimira ni sound system mwakoze cyane. Ntekereza ko ari nka korali kandi naje kugera hano nzindutse mbonye ukuntu korali yari irimo kuririmba mubyina tutaraza hagarara ndavuga ntariko abaririmbyi Imana izabagororere. Bigeze ku murimo mwaduhaye byishimo amajwi meza n'ibyuma bivuga neza. Nifuza ko umuntu wese yakagiye aza gusengana namwe. Yewe by'umwihariko ni mugira igiterane muzahamagare nanjye zaze gufata.